rero ngo yaragira ubwenge bwiza ku kantu tuvuge ngo ari gukiranuka nk'icuma kigira gute ikingira igituza agakiza karindwa no gukiranuka. Iyo umuntu agira gukiranirwa, iyo agira gukiranuka guke, Satani azamwijirana akamugira icyo ashaka. Ngira mugenzi wangu uje ukiranuka baba, kubera ko ukora ibintu birimo gukiranirwa cyane amafuti menshi. Kiranuka, gerageza urwane gukiranuka nubwo bigoye. Ngira mugenzi wangu no gucukura kikepfa zamura amako mvuga ayibidiwe Paloberi Primega kubera ko ijambo ritubwira gukiranuka. Iyo umuntu yubatse gukiranuka, Satani abadayimoni basabaza bagasanga ari urutare arahagaze. Lomeri des angos severige twese tuvuge ngo atukuzwe. Ikintu cya gatatu kibana nico singisobanura cyane. Mbwira mugenzi wangu no kwirinda 46 n'ahantu habiri dusoma biturangiza tuganire. Abantu biteguye cyangwa bahageze nibasome 7:24. Yego, biravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo amagambo yanje akayakomeza. Umuntu uzuza mu ikanisa yamara kumva ijambo ry'Imana yamara karikomeza muri we, azaba nk'umunyabwenge ubatse inzu ye ku rutare. Iyo umaze gukomeza ijambo ry'Imana, Imana ihita kwita umunyabwenge, uhita utangira kwinjira mu buzima bw'ubwenge. Imvura iragwa, nukuvuga ngo iyo mvura n'ibyago bizabigera ku bantu. Imivu iratemba, ayo ni ngamakuba nayo yoza. Umuyaga urahuha, ni ngo kuvuga ngo ingwara n'ibindi bisitaza nabyo ngo bikakuzaho. Zose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa. Iyo rero ngo bikugezeho warakomeje iryo jambo, ukaba wariswe umunyabwenge, ngo ntaco bizabigutwara, kuko yayishinzwe ku rutare. Ngo kubera kuko amagambo y'Imana aba ari muri wewe. Kandi umuntu wese wumva ayo amagambo yanjye ntayakomeze, ariko undi nawe azasa mu ikanisa, ariko iyo bavuze ijambo ry'Imana we ntaco rizari mubwira, ntazagitaza risiga hano mara kigendera. Azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Kera we bahise bamwita izina ko abaye igifu, ngo kandi agereranyijwe ngo n'umuntu wubatse inzu ye ngo ku musenyi. Imvura iragwa, aho nawe ibyago biraza nka bya bindi byawa wundi. Imivu iratemba, aho amakuba mugeraho, umuyaga urahuha, kurwaza n'ibindi bibazo nawe biyaza bimukubitaho. Zose zikubita kuri iyo nzu, ariko ngo byamushitseho bimwikubiseho iragwa. Uwo muntu arasenyuka bitangaje, kandi kugwa kwayo, kandi kugubwa nabi k'uwo muntu kwabaye kunini cyane. ukuvuga ngo yinjiye mu buzima bushobora no kumuzanira trauma. Ngahe Luka nadusomere Luka twumve. Luka 6 Luka 6:46 dusome mu izina rya Yesu. Yego. Mumpamagarira iki muti databuja Umva ikibazo Imana kirakubaza ngo ese ayo masengesho uzuhora usenga ngo databuja nyamara ntimukore ibyo mvuga. Ariko Imana yakugenderera ngo wakoze iki ukananirana. Umuntu wese uzahondi akumva amagambo yanje akayakomeza. Umva umuntu wese uzuza mwikanisa uzusanga Imana yamara kumva ijambo akarikomeza, ndoro ukwasa. Ndabereka ukwasa. Aha. Asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Okay. Ameze nk'umuntu wagize gahunda yo kubaka inzu, ariko yarangiza akagerageza kugira umusingi akimba cyane. Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu. Uwo mugezi wuzuye rero usobanura ibibazo n'inzitane zo mu isi zikaza zikamugeraho, ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza. Ariko kubera ngo kwakwimba cyane agacukura ngo ngo uwo ngakoresha ijambo ritangaje, nimugire ngo Amen. Vuga ngo ntiyigera inanyeganyega.
ntiyigera igira gute inyeganyega. ni ukuvuga ngo uwo muntu ntibyigera bigira n'ico bimuhungabanya nabo kuko yubatswe ku rutare. kubera ko yari afite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi gukomera. Tangoma nuko ngaye komeza urangizega 49. hari mugenzi we naho rero uwumva ntabikore avuze mugenzi we nawe uzuzano mu ikanisa ariko we ntacyo bimubwiye ntazabyitaho. asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka. aravuga ngo we yahinduye nzi no kuzenya yavuze ngo yubatse ku gitaka adacukuye urufatiro. atigeze amenya ko bazashiraho umusingi ku nzu. nuko umugezi uyihururaho uwo muntu ako kanya iragwa. uwo muntu nawe yari umuntu utazuye ijambo ry'Imana agaciro ariko nawe inzitane n'ibibazo nawe byamugezeho bombi ni bya bindi bisa ariko ngo bimwikubiseho bimugezeho. ngaye komeza. ako kanya iragwa kugwa kwayo kwabaye kubi. Amen. ndetse ntiyanditse kugwa kurimbuka kwayo yanditse ko ari kurimbuka kwayo kwabaye kubi. tegera noneho akantu kantangaje n'ubishagataho aravuze ngo muri ako kanya vuga ngo ni ubwo dire ni kuvuga ngo umuntu udafite ijambo ry'Imana ibibazo bimugezeho ntagira resistance na ntoya muri ako kanya azahita ahungabana. mugire ngo amen. mbwira mugenzi wawe ngo nuko ntakimuhumuriza bafite nuko ntakimuhumuriza bafite ntakimuhumuriza. erega Yesu niwe humure ryacu. niwe humure ry'imitima ikwizera. niwe humure niwe humure ry'imitima ikwizera. Yesu we ni wowe humure ry'imitima ikwizera. Haleluya. nuko nari nkeneye ngo nuzuze iryo jambo tuvuge ngo amen. ngo habe no kunyeganyega tuvuge ngo amen. kuvuga ngo impamvu yabyo nuko yari afite ihumure tuvuge ngo hari umunsi nigeze kuri ishuri gura ijambo sanga ngo iyo umuntu ngo yizeye Yesu tuvuge ngo Yesu azamuhumuriza ngo ariko iyo yinjiye neza akagera muri Yesu tuvuge ngo ngo azatunga ihumure. donc ntaba gisaba kuza guhumurizwa biza bisanga ahumuritse. ntabwo gisaba ngo ashaka amajwi amuhumuriza tuvuge ngo amen. donc ibintu biza bigasanga ahumuritse kandi ndabizi. nimugire ngo ndabizi hari abantu gutya bugirira ibibazo ahantu hamwe mu kibanza kimwe bisa umwe akamaseka kandi ari muzima atanikomeje atanabishaka undi akamagwara toroma bakamutwara mu bitaro kugira batandukanye. mugire ngo amen. ikintu cya mbere Yesu azagezaho umuntu iyo yinjiye muri we neza azamumaramo amaryaga sinzi amenya ibintu azamumaramo. nimugire ngo amen. uzi ko azamumaramo n'amatsiko nk'abana bagwanye cyangwa abagore basakuje kujya abandi bazabiruka azayama yumva nta kintu kihari azayama yumva aratuje gusa. donc mvuga ngo barashize abahumuritse. ejo bundi naratangaye nta mushitsi mwumvishe wabaye mwarabonye. nari nicaye mu ikanisa mpambwiriza nari kumbwiriza kuri kamera yego haba umushitsi abahungu bariruka
none nje ntangazwa ko ndagize ubwoba ahubwo kaza numva ndashaka gucika izi somo kaguma nkavuga inani yagira uki kumva nyine nk'ikintu ari nk'ikintu kibaye ariko gicece ntabwo none nibaza ubwo bwo abana bagize uziko bari kubaburaho umuryango uri ndavuga bari ko satani we ubwo bari bamwe biruka buye ndibaza yo nimugire ngo amen Amen. sinzamenya nimba Yesu nezi yashyize mu muntu tuvuge ngo amen azamu amahoro gusa nawe akantu kavuga ngo ni amahoro atarondoreka kandi ni ukuri siti wowe byikora ikiga nkibabwire ntaco wo kwikora na kimwe ngo ntiwona bimashiriza ntiwona bitekereza ni ibintu Yesu yorema muri wowe gusa nawe ukasanga ariko bimeze mbwire mugenzi wanjye ngo Yesu niwe humure ryaje kansenge ndebe ko mbasha gukoresha iminota amen ndamanyi ndabikunja ucyamshiramo ntarengeje numwe baheze mikoro mubwire ngo amen amina tangero ni mara senge umuco w'ijambo ryawe urikire buri muntu wese kandi imbaraga z'umwuka wera zibashe kuyobora umwanditsi yaravuze ngo kandi ijambo ryawe ryaherekezwaga n'imbaraga z'umwuka umwuka wera aherekeza ijambo kugira ngo rigire ububasha bwo gukiza naje uri hano mbe kuyoborwa nawe mwuka wera ari wowe uvuga naje numve Yesu yaravuze ngo nzaca alopetatetik nzaca Dera somela apetela kandi aravuga uko data yanyigisha Shaundi magere niko naje nzavuga none rero data telitande na gore kereye ko numva icyo ushaka mela odeza arico mbwira ubwoko bwawe vugane na buri wese ku giti cye kandi abashe kumva kakiza kaviwa sandi kuzamva kandi ugakora sandi kumurikiye imitima mu izina rya Yesu amen twese tuvuge ngo amen atukuke daima niwe humure y'imitima ikwizera niwe humure wewe humure haleluya y'imitima ikwizera niwe humure ni wewe humure y'imitima ikwizera semene amen amina utunga Yesu ni ibintu by'agaciro kurenga icyo twomenya n'icyo twosobanukirwa nimugire ngo amen hari umwanditsi wanditse aravuga ngo n'urukundo rwayo ngo rutamenywa tuvuge ngo amen buri iby'Imana ni ibintu birenze kumenywa kwacu gusa iyo gukojoreyeho gato kaza kagutunga nimugire ngo amen kandi kaza kakunezeza kandi kazagira umwanditsi yarabihamije aravuga ngo tuba twerekwa agace guhanura ngo nabyo ni agace nimugire ngo amen ngo tukamenya agace ubu dufite uduce habe n'iyi Bibiliya Yohana yavuze ko ari agace nimugire ngo amen yaravuze ngo nk'ibyo Yesu yakoze byose bija kwandikwa ngo ntihobonetse igitabo bigira gute ngo bikwigwamo tuba dufata ikibaga nago nditwogishobora nimugire ngo amen tuba dufata ubwo rutabo tukarushira mu modoka kandi twobasha kurusoma nuvuga ngo ibi ngibi ngo byanditswe ngo babikoreye kugira ngo twizere gusa nimugire ngo amen ibi nibyo kugira ngo tugire umurongo w'ubuzima nibyo baturunga ikina semeni haleluya amen muzamura amaboko Paulo aje kubisobanukirwa
avuga ibintu byari bitangaje cyane. Nimugire ngo amen. Amen. Avuga ijambo ritangaje. Aravuga ngo jewe menye Yesu nasanze ari ubutunzi butagira Akagero. nabuze ikindi no bigereranya, ndareba ndahiga nja hirya no hino. Aravuga ngo mbona ibintu zose. Nimugire ngo haleluya. Atukuza. Bimbereye nk'ubusa, wimbere igihombo, mbona bibaye amase kubera ubutunzi butagira akagera ari bwo kumenyana Kristo Yesu. Kumenya Imana nasanze birengeye, kumenya Imana Nasanze birengeye. abamweme bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. isumba byose. Umwuka w'Uwiteka uzaba kuri bo. Ubwenge n'ubuhanga bwo kumenya imbaraga, kumenya Imana nasanze birengeye, kumenya Imana nasanze birengeye. Abamweme bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana isumba byose. Umwuka w'Uwiteka uzaba kuri bo. Ubwenge n'ubuhanga bwo kumenya imbaraga, kumenya Imana nasanze birengeye. Ubwenge n'ubuhanga kubwo kumenya n'imbaraga, kumenya Imana Nasanze birengeye. Kumenya Imana nasanze birengeye. Kumenya Imana nasanze birengeye. Abamweme Basila kandi mani barbe sobe. Jimeli de akosani ma elbeli zevali de okati. Shila ramesa omeskaste. Prete soli wagale. ubwenge n'ubuhanga kubwo kumenya n'imbaraga, kumenya Imana Nasanze birengeye. kugira ngo amen. Atukuza. Attribution y'ibintu bingahe? Bitatu. Nimugire ngo amen. Amina. Umwuka w'Imana, ubwenge, ubuhanga, ngo niyo kadimani ziba. Ejo sare sinabimenye pointi nari nanditse, nagize ngo nari nanditse mu pointi y'ubwenge. Tuvuge ngo amen. Amen. Ikintu kitaza kiburana n'umuntu wasenze by'ukuri ni ubwenge. Mugire ngo amen. Amen. Umuntu wasenze nta marangamutima nta kindi, iyo asenze Imana zimuha ubwenge. Cyo gituma uzubona waje kumusaba inama. Tuvuge ngo amen. Amen. Abantu bumva birananiranye bakumva ngo kanaka ngo azasenga tugende. Akeshi nimugire ngo amen. Amen. Baba nuko babazi ko inama ze zose ziza ari ukuri, ziza ari zizima, tizivanze kuko afite ubwenge bwiza. Daniel ngo yaragira ubwenge bwiza ku kantu. Tuvuge ngo amen. Ngo kana munye n'ubwenge bwiza. Kasobanure ibingibi nasomye. Nimugire ngo amen. Atukuza. Aya magambo asa n'umugani nkayo mvugo. Yego. Ariko byose bifite ibisobanuro byoroshe, nta kintu gikomeye kirimo. Uyu mwanditsi yavuze ibintu bigera ngo kuri bitatu. Amen. Amen. Yavuzemo umwubatsi wagize gahunda yo kubaka ariko yubaka neza abiteguye, washiraho umusingi. Tuvuge ngo amen. Ahita avuga ngo uwo mwubatsi kubera ngo yateguye ibintu neza gutyo ngo yahise yitwa umunyabwenge. Yego, yari umunyabwenge. Arasubira avuga undi muntu nawe ni umwubatsi ariko we takoresheje ubwenge nawe arubaka. N'abantu babiri avuga ko baje kugerwaho n'ibiza bisa. Ibiza bimeze gute? Bisa. Aka kantu muza mukumva
hari abantu benshi bazi ko kuba muri Yesu ari ngo gukira ibintu bimwe bizaba mu isi. Oya, kurwaza no gupfusha, gukena, ubundi buzima abandi bose baturamo mu isi. Abakene n'abapagani barabisangiye. Nimugire ngo yeme. Amen. Abakristo n'abapagani bagize gute? Barabisangiye. Umukristo yoba umukene, umupagani yoba umukene. Ariko rero batweretse itandukaniro ryabo. Batubwiye ko byose bibageraho bose. Ariko umwe batwereka ko asigara ari amahoro, asigara aguwe neza. Kubera iki? Abafite impamvu zo kuguma kumva aguwe neza, abayeho neza, kandi ibyo byabuze. Ariko batwereka undi, batwereka kuko iyo bimugezeho kibi kibazo kinini. Hamwe bavuze ngo kugwa kwayo ngo kwari kunini, ntabwo ari inzu n'umuntu. Tuvuge ngo yeme, bavuze ngo kugwa kwe kwabaye ikintu kiremereye cyane, kubera ko ibyo bintu byamugezeho yabuze ikintu cyo bisiporta, cyo bishobora, cyo biterura. Tuvuge ngo yeme, zaramuremereye, biramusenya, biramucanganyikisha, aruhe ahinduka icyo atazi. Tuvuge ngo yeme, Amen. nibyo nariko mbabwira ngo umuntu azagera ahantu Satani akamwambura value, akamwambura agaciro ke, akanamuyoberesha uwo ari we. Tuvuge ngo yeme, yaruha akabico Satani ashaka. Nimba ari umukobwa, Satani yamubwira ngo tuzabaho nta bundi buzima, nta kindi, akavuga ngo inzira yose noca noyica, bwabo buraya notega, cyo biki nogiraho, kandi neza abizi ko bimwambura agaciro kubera ko azi ko ndakwakigira. Ariko iyo umuntu yubatse kuri Yesu, vuga ngo agire ihumure, Agire ihumure. nimugire ngo Amen. gupfusha twese turabakanda babyo zotugeraho. Nimugire ngo Amina. ariko iyo ukijijwe ugira ihumure. Nimugire ngo Amen. uzubyumva kandi ntiwomenya ikiza gituma ubyumva, gusa uzubyumva kuzi ko mwese muzojayo, kandi n'abandi bazi ko twese tuzopfa. Vuga ngo ariko ntibaza babyumva nuko nda Yesu. Kandala pa uyu rero mwanditsi yahamije ko iyo ubatse ku rutare, iyo ubatse ngo umva rero abo bantu ukuntu yabavuze. Nimugire ngo Amen. yavuze ngo nuwumva ijambo ry'Imana akagira gute? Komeza. Okay, niyo difference gusa. Ijambo ry'Imana rizari kuyobora n'ubuzima bwawe, riraremereye muri wowe, rigira imbaraga, hari icyo rizarikorera muri wowe. Nimba ari wubatse ku rutare, nimba ari uri umunyabwenge. Nimugire ngo Amen. nimba ari nukuri, ibyo byose biguhagaze iruhande nubwo bikomeye nubwo birusha, vuga ngo uzabitsinda. Vuga ngo kuri mwarakomeye, Kuri mwarakomeye. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo rega buryo turimo ngo araruturi mu bisi. Siko bimeze? Uturi mwararutuye uri hehe? Ubwo n'ubuzima. Tutange haleluya. Tutange haleluya abatushoboye. Nimugire ngo Etukuze. babwize ukuri. Uyu mwanditsi yavuze ibintu arabisobanura. Ruka icyo cyatumye musoma kandi bombi bavuze kumwe. Nimugire ngo Amen. hari ikintu yavuze nashatse kubasobanurira. Ndaza kubasobanurira kubaka ku butaka icyo ari cyo, sobanurira no kubaka ku rutariho mwamaze nko kubyumva. Nimugire ngo haleluya. Amen. Yavuze ko ari ukumva ugakomeza cyangwa utumve ntukomeze. Ikintu nari nshaka kubabwira Ruka yavuze, yavuze ngo umuntu yaracukuye cyane, ngo aracukura cyane. Ngira mugenzi waje ngo aracukura cyane, aracukura cyane ngo agera ku rutare, agera ahantu ngo aravuga ngo sawa. Nimugire ngo Amen. kandi uwo ni umunyabwenge. Natekereje gucukura, nibuka kubera ukuntu byari bigoye. Nimugire ngo Amen. abashinwa bagazaducukurira za toilette, siko byagenda kubera ko bafite nk'ingufu kuturusha. Nimugire ngo bagacukura kubera ko twabonaga ari igikorwa cy'imbaraga. Iki kintu ushatse kukibabwira gute? Ushatse kugira ngo ugere kuri Yesu, kugira ngo wuba mu mahame ya Yesu, mbwira mugenzi wawe ngo ni ugucukura. Ni ukugira gute? Ni ugucukura. Ni ibintu biremereye ariko dusabwa gukora. Nimugire ngo Amen. kubera iki? Si ukubakira kuri kamere, si ukubakira ku marangamutima yawe, si ukubakira ku bwenge bw'isi, ni ukubakira ku ijambo. Kandi kugira ngo uhagarare mu mahame y'ijambo, ngira mugenzi wawe ngo ni ugucukura. Ni ugucukura. Ugashika he?
kurutare saudara Kalima. benshi rero Yes, kibavuna tubwire ngo ne amen mubwire ngo eme Amen. kibavuna ni ukubabwira ngo ihangane ureke icyo ukunda imana idakunda yego ekwe vuga ngo bisaba ingufu bisaba imbaraga umwanditsi yaravuze ngo aracukura cyane kugira ngo umuntu agere ku mahame ndababwira amahame 7 nimugire ngo eme zaje nk'inkingi 7 gusa naje kuzishaka muri Bibiliya sanga zimwe n'imbuto izindi n'intwaro izindi n'impano nimugire ngo eme sanga izo bintu birantangaza sanga ibyo bintu nabyumvishe binza mu mutwe ngo mbibaye nimugire ngo haleluya gucukura cyane rero ukuvuga ngo nukwihangana cyane nimugire ngo haleluya Amen. kandi kwihangana biragoye cyangwa ntibigoye Biragoye. aho uvuga ngo nugucukura Gucukura. se imbaraga ketalo megari ya sipe nelandre veri nukuvuga ngo iyi nkingi yarantangaje mu bwami bw'Imana iyo umuntu adafite kwihangana bahita bamwaka amahirwe Bibiliya ivuga ngo mwibuke yuko abihanganye bose ngo bitwe iki ngo abanyehirwe ngo mwibuke n'icyo Imana iheruka kugirira ngo yo nimugire ngo amen no kwihangana nukuvuga ngo abakristo bose gukuramo inkingi imwe yitwa kwihangana egare 0 umuntu wese utagira kwihangana nubwo yo bari umukristo mwiza nubwo bagira imirimo myiza nubwo basa neza ari kugakuramo kwihangana uvumilivu utegerezwa gutsindwa iyo ngiyo niyo zanyita inkingi principal igomba guhagarara hagati muzo ni inkingi yitwa kwihangana zamura amaboko iyo wabuze kwihangana ukikosa uvumilivu moyoni mwako ukristo unakushinda baba Yesu nipe uvumilivu nimugire ngo amen Amen. nukuvuga ngo umukristo utabandi bose umukristo mukuru mbega ko chef wabo tuvuge ngo amen ni umukristo urusha abandi bose kwihangana nubwo ibindi yoza agerageza bikanga ntabishobore cyane ariko wagira kwihangana kurusha abandi tuvuga ngo niwe mukuru mukuru yozaza akabahisemo akabwira yo ni inkingi imwe uzamura amaboko dutange haleluya imidiwe talomega ifastope rimega kubera ko ijambo ritubwira kwihangana iyo wiwatse kuri iyo nkingi uzubona ishimwe nimugire ngo eme uzubona amahirwe uzabuca ugaseka nimugire ngo eme nkingi ya kabiri umuntu azayubakaho yarangiza akaba mwiza mu Mana mbwira mugenzi wangu no gukiranuka nukugira gute ntiyagiraga ubugome n'uburya ariko uwo niwe bishimiye gushenjagura kandi ari mubyeyi w'imitima kandi ariwe mubyeyi w'imitima uw'abantu batashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ariwe mubyeyi w'imitima ndirimbanye n'abakorari nimugire ngo kuriya kera nje nari nirutse hari ukuntu kera nari nayiririmbye mu mutwe ushiriti meze zibushanye oya ntandirimbo nimugire ngo gukiranuka ni urukingo rw'agakiza nimugire ngo iyo umuntu adakiranuka abasa na kwa kundi kuruzitiro rugiye rubomoka ahantu ikintu kikaza kubera ko risanzwe ndagukiranuka kikinjira iyo umuntu afite gukiranuka mu buzima aba yarafunze ahantu hose satana zakanyeganyeza agasanga arakize birivuga ngo mwambare gukiranuka nk'icuma kigira gute ikingira igituza
agakiza karindwa no gukiranuka. Iyo umuntu agira gukiranirwa, iyo agira gukiranuka guke, Satani azamwinjirana akamugira icyo ashaka. Ngira mugenzi wangu uje ukiranuka. Ukiranuka baba. Kubera ko ukora ibintu birimo gukiranirwa cyane amafuti menshi. Kiranuka. Gerageza ugwane ukiranuka nubwo bigoye. Ngira mugenzi wangu no gucukura. No gucukura kikepfa. Zamura amaboko mvuga. Ayimidiwe. Paloberi. Prime gang. Kubera ko ijambo ritubwira gukiranuka. Iyo umuntu yubatse gukiranuka, Satani abadayimoni basabaza bagasanga ari urutare. Arahagaze. Lomeri des angos severige. Twese tuvuge ngo amen. Atukuzwe. Ikintu cya gatatu kibana nico singisobanura cyane. Mbwira mugenzi wangu no kwirinda, ari kwisigira kwirinda guke. Ubundi nahawe amagambo abiri agerage ko kunkoroga, ndabikora nimugoroba kubera ko no hazoba hari umwanya muremure. Witegura ko mbatindira. Nimubwire ngo amen. Ariko umwuka ari gihombi minota 15 timubwire ubwo. Nimubwire ngo amen. Amen. No. Kwirinda we, ako kwirinda ni kwiza. Nimubwire ngo amen. Atukuzwe. Iyo umuntu abuze kwirinda, sinzi ukuntu aba ameze. Noneho uzi ukora ikintu cyose ukavuga gute. Amen. Amen. Nukuvuga ngo ubwiza bw'umukristo, ishusho nziza ya Kristo, ikiza gituma umukristo aca akamera nk'umuntu w'ibujumbura. Nimubwire ngo amen. Kagira kabiri kakeye kameze ukuntu kwabicuya cyinshi. Cyo gituma mvuze gutyo. Nimubwire ngo amen. Vuga ngo no kwirinda. Ubuzima bwirinda buzabutuma uba mwiza mu bantu gusa. Buzabutuma uguma kuba ubukristo bwawe bukama bukayaga, bukaba bwiza kubera kuririnda. Kutirinda kwateye abantu gusitara, usanga umuntu asitaye ku mwana, asitaye ku mugabo, asitaye ku wewe wagiye neza. Wakwirinze. Ubu ari amagambo abiri nahawe ndaza kuyavuga, tuvuge ngo amen. Amen. Ijambo narigeze kujya kangahe? Kujya kane. Ijya kane nari nahawe n'ubwenge, ariko ndaza kubabwira ibintu bibiri byantangaje. Nimugire ngo amen. Amen. Kwirinda n'ubu bwenge birakorana. Hanjemwe amagambo isi ngo itazi, ngo izayita ukundi. Amen. Nariko mbabwa ngo umuntu uba watagira isoni. Sinzi ukuntu nari mbishuriwe mu bagore n'abakobwa. Nimugire ngo amen. Amen. Nari ngize gukena umunshinde. Nimugire ngo amen. Ubundi isoni mwumva ikintu nahawe, tuvuge ngo amen. Isoni ziba muri karakter y'umwuka. Kuko Imana izivuga ngo abagore ngo baje birinda ngo bagire n'isoni. Mwari mubizi ko kuzibabwira. Uvuga ngo nahawe isoni n'amakenga. Yego. Ngo isoni n'amakenga ngo n'ubwenge. Bariza mugenzi wangu sari igipfu kigira isoni. Arico wabonye? Arico wabonye? Nimugire ngo amen. Amen. Aho ari igipfu cyogira amakenga. Cyokenga sitakibona. Nariko mvuga ngo nubona kana kawe gashize isoni. Nigashaka kabe kakaririmba, nigashaka kabe kakabyi, ariko ukabona kashize isoni nta mwuka wuzuye muri kwego, uzamenye kuhombesheje. Niko azavuga. Ayobore yadabaho yarahombesheje. Nimugire ngo amen. Hari umuntu uzureba ukabona gusa ikintu yakoze yashize isoni. Yego. Ukabona yashize isoni nta mwuka afite, ntaki, ariko ukabona isoni zaragiye. Nibuze ubona akiminga akamazana akaza kunda ngo aje imbere ukibaza se iwe ndasona hagira. Uvuga ngo twarahombesheje. Wihombesha. Umusi yambaye mini akaba ari bwaje imbere. Ntasoni. Reka twitangira rero dusome. Hongera diamond
gushuka hari umugabo wacu wazahita ngo ni ntaho ngoze baza mugenzi wawe ngo se arakoze hari aho ngoze uko nimugire ngo eme ya kangahe ya gatanu inkingi umukristo azagira akaba mwiza akaba umunyembaraga yamara akaguma akaba umukristo tuvuge ngo eme umukristo asaba kugira urukundo bwira mugenzi wangu urukundo kuko nubona satani araguteye ukanga undi muntu uzamenye ko Imana baha bayirukana nukuba mu buzima ushobora kugira imbaraga zo kwirukana urwango yego ntirukubemo kuko nirukubamo rufite amakuru ya shitani ruzagukoresha rufite hari n'amanere bizica spirituel hari ibintu by'umwuka nubwo umuntu yo kugirira nabi nimugire ngo eme Yesu ngiye no kurangizanya ifatanye n'indi iyi nayibuze nibaje ntiri mu mpano ntiri mu mbuto ntiri mu ntwaro ariko nyisanga ngo nakana k'imbuto nimugire ngo eme ngira mugenzi wawe ngo gutunga imbabazi kuba mu buzima bubabarira uzi kubabarira ngo imbabazi zikomoka ku rukundo cyo gituma bizivuga ngo urukundo rubabarira zose okay ni kuvuga ngo urukundo ni imbuto aho rukabyara imbabazi vuga ngo nakabebe kahe nakabebe ku rukundo nimugire ngo eme nakana ku rukundo ariko ni keza iyo kabuze mu rugo ruba rugize ikibazo iyo kabuze mu ikanisa riba rigize ikibazo ni ukuvuga ngo imbabazi ni ubuzima buguhesha kuguma kuba mwiza icya kabiri ukabana n'abandi neza samura amaboko dutangare iyo rero izo mbuto tuvuge ngo eme izo nkingi zubatse ubuzima bw'umuntu abavyibushe nimugire ngo eme vuga ngo bafite sante afite sante spirituelle ni ukuvuga ngo uwo muntu aba ari umuntu uri mu buzima Imana itokwemera ko buhungabana nimugire ngo eme ubwo buzima bwe iyo bugezweho nibikomeye Imana izivuga ngo ndi kumwe nawe nimugire ngo eme izivuga ngo humura nakuzi ndagukunda kandi nkwitayo nimugire ngo eme amen twese tuvuge ngo eme aseme amen twese twongere eme atukuje buriya Imana abantu bayizi mu makuru ntibayizi mu buzima ariko Imana iyo uhinduye ubuzima nibwo uzuyumva nimugire ngo eme amen ntabona ibibazo dufite ni teori yisha abandi usanga umuntu avuga ibintu yabwiriza gutyo ukumva ugiye ngo huguruka noneho wasanga ubuzima bwe ukibaza niwe byavuyemo cyangwa hari akandi kantu byari ko biturukamo inyuma sivyiwe noneho ugasanga tugwijije abateoriste nimbara uko bazavuga nimugire ngo eme kandi kurya Bibiliya ivuga ibintu bitangaje izivuga ngo umuntu azatanga icyo agize gute cyafite wari uzi ko umuntu ufite ubusa nubwo yovuga ibintu bikomeye baguhaye ubusa ese urabizi urabisobanukiwe hari umugabo umwe nigeze numva ngo niwe mugabo wasenze cyane kandi ngo yari yuzuye imbaraga zitangaje ngo mu bantu yabwirije abantu bose yabwirije tuvuge ngo eme ngo nimba ari pourcentage 90 ngo zose zarashoboye ntawaguye uzi impamvu yabahaga ubuzima nta jambo yabahaga tuvuge ngo eme bagazabaha ubuzima bakakira ubuzima nukuvuga ngo cakintu bakiriye akaba cyo gikurira muri bo kikagagara muri bo kikagira ubutware butangaje kubera iki yabahaye icyo afite ariko umuntu wese ufite ubusaza atanga ubusa hari ikibazo nibajije ukuvuze ngo akiriya $100 uko arayitwaye sinavuze ko ari $100 niko umuntu aza kubwira ngo kiranuka iyo ntakumubamo ukama wakira uburyarya bwe injyagize ibyara injyajya umunyakuri akabyara umunyakuri bariza mugenzi wawe ngo se ari ihene wasanze yabyaye intama
Yesu yari umwami wacu nimugire ngo amen. Yagira ngo umuntu wese ngo azatanga icyo afite. Umuntu wese atanga icyo afite. Nicyo gituma nubwo muzamenya umuntu kwabwiriza cyane ariko ukumva ngo ni umusambanyi, ukumva ngo uriya muntu ni umujura, ntukamutumire. Nimba ugira ubwenge uzaba uje guha aba bantu bose ubusambanyi. Ese je se nari ko mbabwira ko umuntu azavuga ikintu ariko havuga ikindi.